Isuriya ninde ye? Ni Zani. Ese kujya utadushuhuje Zani? Ese waramutse Nyiragapfi? Yego. Ntago nari nakubonye. Waramutse neza? Waramutse. Komera. Ntago nari namenye ko ari wowe usekura. Nagize ngo ni Nzaramba. Ese ubundi kuzindutse usekura bite? Ndeka disa abana banjye baburaye. Barariye utujumba tw'udusibire none kakayigire na ntegeye babyutse indazafatanye n'umugongo. Harya Nzaramba we ntiyaharaye? Ngo nawe saba yaburaye. Amugaburiye wenyine se? Niyo nta mugaburira inda yazi kuyihahira. Arafite amatama hariya yavundanyamo ibiryo uti inturo yo mu muzuko yaribeshye. Burya se Yewe nsigaye mbabazwa n'abana banjye agiye kuzicisha inzara. Nawe uzirebere kakayigire. Karananutse utugufatwa mu gatuza twariyanitse. Kakutse umutima kubera mwene rubanda. Ese burya bwose nuko koko ngwinyana ni ya mweru. Urabivuga se urabizi? Icyo nazi kino ni iki? Na nyina byaruko. Ese bigumira abagabo ntarakubwira ibye? Ashaka iki? Ngo nyamugore yashyiraga ibiryo ku mbehe. Umugabo yakora muri mwe yasura ubwa kabiri agasanga imbehe yoze kera. Koko se? Ariko Zani, burya bwose umpisha ibintu nk'ibyo. Kuki nk'ibyo utari warabimbwiye di? Nari nzi ko umugabo wawe yabikubwiye. Kumbona mwumvikana se ubwo hari icyo guhisha? Ashwida, nta nubwo nigeze mbaza neza icyo batandukanije mu by'ukuri. Kuko kubyarapfusha bitari bihagije kugira ngo amwirukane. Nibyo rero, indani niyo yamukoze. Cyakora nkubwiriza ni, wabagesera nzazira ibindi sinzazira inda nini. Eka ntukazirinda. Wagira ngo niyo ngeso yonyine se yari afite? Hari n'izindi zari zaramugize imbata. Ubugugu, ubuzimuzi. Aza kandi akabindyariye yagurisha umuntu ahagaze. Ese niba yarazi kuryoshya karimi nka kariya gahongo ke? Nuko mbese ntubaza. Dore ko gasongoza ijambo kagira ngo nagasaza ko ku ngoma ya Rwabugiri. Reka nta kuntu Nyirankuriza yabyara umwana muzima. Kuko ntayimanye nakabara. Reka jye narumiwe. Wari wumirwa se? Ndetse ahubwo se kuriya nabikekaga. Bene Nyirankuriza yagombye kurushaho. Hari ucakura, hari umururumba. Ibyo byose ntacyo nyina yarasize inyuma. Icecekere gusa. Ahubwo nduzi hari yaratangaje. Yenze ingeso za nyina yongeraho na kamere ye mbi noneho biba umwako. Pati ntacyo urabona. Niba ari ukubona narabonye. Afite igikanu hariya yagitekeye amabinga tende natekeye ibitutsi n'amatiko uramureba uti sirikoreye. Cyakora iyo yasamuye kariya kanwa ke nipfuka mu matwi. Kubera ikizi? Reka simba nkeneye impanuro z'abana. Ngiye simuzi neza. Ntukamumenya i Rwanda. Njya mubona gusa ku irembo azunguza urungano rwe. Abiyemeraho ndetse no kwishongora kwinshi n'akanwa karekare. Nuko mbese niko yabaye. Namwitegereza. Nyirankuriza yarebye aya koko. Cyakora bazwa nabigumira abagabo babonye akize nyina akiruhutsa kandi atazi icyo asize inyuma. Ese ugira ngo aramuzi mama? Reka nta mubyo bimenya ko yarumbije. Aho aragira ngo n'abandi nuko. Hari igihe se atamurengera. Uravuga iki se? Ejo bwo nabasanze mu muhora bariho bavugana. Reka sinakubwira se amutora inda mu mutwe. Azishinguzamo buhoro bushimushumba ushitura imbyeyi. Dare ndumirwa. Mama hungu urutoki rwanjye rumaze kubara gutya. Kirakeje rwarumaze. Yewe sinzi wo numvise avuga ubanza umugabo wawe uje. Sani inyuje hariya mu cyanza atawa yatwumvise kamwe twavuganaga sinabagira. Wererwa. Nagitangaza. Ewe. Aha. Akumira. Ese Nyiragapfi. Inde mwavuganaga? Niwe wamusazi Nyiramatama wo hirya hariya ku Gasharu. Agiye? Reka ntukambaza y'abasazi. Ngo yaraje kunsaba amavuta yo kwisiga n'inderwamo yo kwireba ko ari mwizara. Yewe, amagambo numvaga kuko nayo umusazi. Dore ko bavuga ngo umusazi arasakagwa ku ijambo. Uriya bagomba kuba ataranabyigeze. Ariko se kuki wemera kuvugana n'abasazi? Ntukubira iki? Ariko ubwo wiyumvira bwose ntiwibagirwe gutekereza aho usize zanka. Uramenye ko ziragiwe n'umwasama. Umwasama ndise ko ziragiwe n'umuhungu wanjye. Ubwo ari barazitajya kwiruka asabiriza ibijumba. Dore ko buryo kwanga itabare nako yekenye ibijumba. Ngo asabiriza ibijumba. Nirije bike? Nuwo muzi. Burya itabare isobeza imekenya. Nzaramba buriya nawe bamaherezo ye. Ndagabura nkagaburira ubusa. Koko se. Angana kuriyara. Erega ahubwo bushaka n'imbuto. Ngo iki? Twa dushyimbo twabaga muri kariya kamuga ntagiye kutumarira ku isoko. Ngo ku isoko? Yashoboka se?
ubwo ntumubeshyira mubeshyira dupfa iki ejo wundi namufatanye ikibo cyuzuye yajyanye mu bacuruzi ko tabengejejeho yewe ahubwo nuko ababyeyi tuzi guhishira urubyaro ubundi nkubwiye ingeso ze zose wakwihekura nanjye mpora nshaka kumuhana nuko nyine inkoni y'umubyeyi zamba wa mugore we windi yagenda kuzi kurusha uko wizi urumva kuva nyo gushaka nara kwihanganiye unyangira umwana adakwihurire umukuramwe ibihara hungitwa umuca mubese akiriho none agasuzuguro kamaze gusumba isesemi otihinga nsemburese tumusenyure mu isiza urumva bishoboka rekeraho se numvise birego ni data wishe mu jambo ukacika ibirenge nyamara ushatse wacisha make banya kuyumye n'imbwa y'umunyarwanda ugize ngo ukinyira gatini nyiragapyisi ugize naho kugitimwa mu rugo rwanjye niyubakiye amva rero noneho ijambo arutse nuko rero ukamona haravuze ingoma nukomeza kunyerega imbere iyo mpanga ndayimena reka nkubise njye kwifurufumbira gira agatonga karindira uguma dawe ese nibiki ko bigumira abagabo ko numva mwaruteruye ndeka sha ibibazo biba muri urugo rwose bigiye kunsenyera sigaye nirwa ntongana bukira sinyibona nakanyaho kujya kureba aho rubanda rwirenze ibicuma by'inzoga urazira iki se sha ubundi wa mihogo yanjye hamaze kuziba sigaye n'ikijumba kugira ngo gihite nkabanza gushinyiriza ahubwo rwose kuba kitana kuwa kajwiga nahanya gasani nagatangaye ikindi cyakubabaje ndetse aho urajye no kwivuza aho kandi mwumvara mwumva ruta yewe ni igitangaza kubona ugejeje iki gihe utarajya gushukuraho abandi bariho banywa mu kabari nterwa kumvuze yo kwitwa na ryangombe hari zo sobanye ngenga zisiga aho ngaho yewe menye isigiye gufatana nijoro gafatwa niwe kugakana hinga nze nkuri gufa sigaburana ntazajunje muri oya kandi karuta ndeka muri nawe avutamye n'amaraso kwa mama oya bikitanga utumye nshika ko kwaranjitse ni hahanda ariko genda nuko naranjitse genda nuje bani mugoro turabonana bakurwana n'ibizara byanze mwihorere ese ugira ngo wa mugabo we Imana ijya amaboko uriya mugore mamutuzi nkumbi maze kariya karimi kanga gacamo kabiri wabyihorere bigumira abagabo urugo ruragutuka rusubiza ukarusenya kandi burya izo ngorane zo kwigengesera ku bataturusha imbaraga abagabo twese tuzihuriyeho ntabwo ari wowe wenyine rutare we ndeka rwose ubu narashavuye umbona ubu ngubu narashavuye nashiri imbere nk'ibyo nawe ibigamba ahuraguye ahangaha yandwa ngo aravuga umuntu utagiye isoni ko hari umushyitsi urabona ashigaje handi none se uramukubita bikumarira iki uyobewe kutongana n'umuriro ukarya ibibisi byihorere yewe wa mugabo we kwihangana ntawe ubindusha ariko numva amaze kunanirwa ninkomeza guhatiriza bizamviramo kwiyahura ndi umugabo maze nsiguriya mwana wanjye mu mwobo w'impiri nicyo mbabaje kinzonga ese wagira ngo ikibazo ndumva ari kirekire kandi burya ngo udahuga ntahuguka waye ko rutarisigaho ni impamo da ubu se ndahuga ndahugira wabigumira abaga ubushya ihangane ahubwo ndetse ngwino twigendere nge kukwihera agacupi wanjye bapimye naba nawe shaho jya numva ngo ifuro ripfuka ishavu wenda nawe byakugirira akamaro da byaguha agahenge uruzi niyo umugore yagutuka ariko ufite icyo kumariye uriya we no kwatsa muziko ntabizi shwi ugize ngo iki no kwatsa muziko amaye so nzara mu mukorera byose da mbando gatata ndakubwiza ukuri cyakora nawe biramusuriya mwana w'umuhungu biramusape atabisase umwana wanjye yamenetse amaso ariko bikitirirwa itabira ko tujumba hekenya bagira neza bamuha babonye ingari sigiye kunogoka ngitangaza nyamara si wanjye ntiborera mu gasozi tare we umva ndi umugabo ariko ndibaza icyo namarero ya mwana wanjye wagira ngo sumumarira iki rega burya ngo impfizira byara ntivumera ibyo byo nibyo ko enda ahubwo ngo ino tujye kwisomera kuri kare yakayoga naho ubundi ukomeje kubitekereza ntiwabivamo byanatuma n'umuntu asara rwose ubu murataye umutwe n'ibintu bigaragara shize nashize rwose siya ngo ukoze bigumira abagabo kiriya kibazo kirakomeye kuko ni insobeho no kugishakira umuti urabona uzabyifata umuti ntabwo mbyumva rwose ahubwo uriya mugore amaze kuntesha umutwe ndibaza niba ngomba kumwirukana ibyo ntibishoboka wasenya kabiri kumwirukana ntacyo byakugezaho wampungi ubwayi mu kikunje ibyo ntacyo hari abana se bamara kumwirukana ukabashyira hehe nzanye mu n'undi yabarimbura bose n'ibibazo bikarushaho gukomera ariko rero n'ubundi bwarabivuze burya rutare umugabo umwe burya agiye kumira rwose abana ibyo reka turaza kuri ariko se aba hano bo bagihera niko dore amatungo aracyari muri iki gihe yakugiye barengana
amuki inzoga kandi umva ari niyo amafaranga bapima Mukami buriya yakomeje kubona abantu benshi abahamayuga bagira ati nk'umurenganya rwose aya matungo akiri mu rugo iki gihe ntabwo mwandenganya ntimuyobe babyiriwe hano ariko abantu bagiye basuhuze muraho ngaho gerageze ndabona turaho hari icyo wirije se nta kibuze muri uru rugo noneho dushakira amacupa 5 dusukire mu gacuma hanyuma ariko ubwire n'umwana yahora ari amatungo hakiri kare amasaha ageze ntibitinze dore agatari ngaho bawicaye ibigumira abagabo bawicaye baturebere ikinya ry'izuba n'itangaza nanjye nakagongo kugira ngo asaze karere ntikari kasizemo imvune ahubwo yo kubiteho nariya magambo usanzemo ngeze hano negekaye neza cyakora nyine ariya magambo arakomeye ntugire ngo nayo kwitonderwa ariko se Mukami ndi hafi ni mwiza aho yampereza nyabona komeye ibyo nahashiriye ganuka abagabo twihangana buriya ntabwo byanyoroheye hano kurakoze inshuti yabeza pereza rimereye nabi rakanyagaye acyari gumera abagabo inshuti nakunze ki pereza ruhana mindi turi mu mpinga ya shororo Sori yari meze nabi rwose mvugira ibintu kamanze nturi kwa yamarwa numve nibyo nasanze ari nzambye pe ano marwa arengetse ye arengetse rwose ubundi Mukamisha yayitondeye azi kwenga rwose umuntu akurikiranye umuryohe numva n'akacuma rwose umuntu yahirikira mu mugo bikajya kubera itenya ry'izuba ryari hano hepfo riratumaze ariko koko rero agasozi kameze nabi wakurikirana uburyohe numva inzoga atayireka pe hari ko wapfa kunzanira umwana wanjye nzaramba hano rwose ngo asomeho asomeho rwose nzaramba se nzaramba asigaye amarwa inyota n'amazi y'umubirizi nka zisigaje dore mutenya mukasi yamwinyo ni hariba rwose rutabera ibyo nagushije wanjye rwose ntibishoboka uriya mwana Imana izambaza icyo namumariye rego buri mubyizi mukwe ntako batageze umva ntiwamugaburira inkono ni y'umugore nibyo byo rwose ntamusomye ku gatabi ko ntabwo ubwo waburira neza uragira ngo umugire ute rwose ntawakwirenganya inambe nagombye kumuhesha agaciro mu rugo wanjye agasangira imbehe n'ikirago na bene se nyine gabyisuriye yakopfura nkamumenesha ndetse yanareba nabi imigeri ukajyana n'ibibando byose akagenda n'ubundi waburiye mwisiza nta buri namwisakara byo birasanzwe bigurumira abagabo twabanye kuva kera kuva tukiri abana urabizi icyo ndabizi rwose hagize icyo mpisha nanjye sinagize icyo ngukinga yarwana n'indi twataramye ugiraga ibibazo tukagirana inama wongera inama nkugira izindi ariko ubu ninde numvara kandi wasanga ari nzara niko nzara yakarame enda sha boneza izo nkanyu munyere hano ngira icyo nkwitumira ye ndaje tukize Imana araje kuya muhungu wawe ntazapfa vuba twavugaga mu mwanya reka aza kwitagureho maze Imana nakoze wiriwe sha wiriwe nzara wiriweho neza akira ngo usomye sha nicyo yaguhamagariraga gutomera sha ushinyota tikuraho rwose sanga izuba ryiriwe n'igitangaza uyitonde rwose ushyira impungu ongera urabona mindi twatangiye kwitabara komeza rwose murakoze oyaye subira usome inda akabakisha ibinigo humura akagira Imana muriho ubu ngubu rwose umwana wanjye ntiwasigamba ese shahu ubundi ko mbona wahagira agatoto kakurenze n'iki naje niruka cyane mpungisha inka abapolisi bashakaga kuzifata kuko zitarasorerwa ntacyo bitwaye ongera usome ushire n'impungu cyari impungu rwose ejo nzasora itabi nzisoreye neza ariko se ko umuntu kimeze nabi shahu umudirinyi reka da ndumva ameze neza rwose rutari we ndakumva mpamagarira umugore mbona icyo mwibariza Mukamisha
karame Enda hano bigira abagongo hari icyo kwibariza. ndaje ariko ga Rutare twakomeje kuriyana buruno murama. Oya mwana nawe yarababaje. Wa mubyeyi ubwo wamaze inzoga nagira ngo mperi umuhungu wanjye mvuzo kwasama kubi nukurira. Reka byo nta gikomeye kirimo. Akira shaho nayo amafaranga 50. Uri icyo ushaka. Ati cyo gike. Murakoze. Nzara. Karame. Reka abagabo bakomeze biganirire maze uzi hano nkwereka icyo nyifashiriza. Hano ya mwana wanjye bagize rwose igihurira atari rwose ko abantu barengana. Ngo ni igifa mutima kikijibwe. Ngo icyazi ni ukurya gusa kandi nta nibyo bamuha. Abyeyi babyaye we. Niko ruta. Uranatari umwana nk'abandi. Yewe ahubwo koko ngo byombi raguma. Uriya mwana umutima mwiza yari yavukanye. Yataza kurerwa na nyina wundi. Banduga data ari kugukiza ukadamarara. Byihorera Rutare buryo rwazi uyu mugabo nta rwimumuneho. Rwose uriya mwana afite ubwenge butari ubucakura. N'ubwitonzi bumuranga hanyuze hose. Ibyo ubwenge byo byihorera wa mugabo we. Byihorera rwose. Uriya yari umuhanga yataza kubura ishuri. Burya mwara muhemukiye. Senyiragatindi senyiragapyisi uriya wamuhubujemo. Maze mucyani ni nkono rwose ubu ntabe yaratsindira unyombi nka mwene bari yanguriye. Igitangaza. Yaragapyisi niwe wamuhubujemo. No niwe. Umucyanya yankuye amata mu kanwa nagende. Nagende. Icyakora mwihorere. Ewe. Ndapfa ndakize ndabyiyumvamo. Babazwa n'urwo apfuye. Ahe byo gukizwa n'abanyamashuri byo nushaka kubyihorere. Sikaye mbona ababyeyi bafite abana bize ntacyo baturusha. Arakiturusha Ruta. Iki kisi. Ndetse abana babo ntibifashije. Bifasha iki? Buriya mwari murukebesha se ntirirwa acuruza urugimbo mu isoko. Nyina se we ntirirwa mu bicikira bya rubanda abagaraca inshuro ngo babukunde babone uko baramuka. Ubwo se yifashije iki? Umuntu udafashije ababyeyi be nta kazi yabubakiye. Baracyaba mu karuri k'ibyatsi muri iki gihe tugezemo. Yewe ntakubeshye bigumira abagabo. Kugira uwize nkuri yarukebesha ntacyo bimariye. Arutwa n'utarize muri umuna uri yaramuruta. Kibura apfa gutwaza sagatabi bagiye ku isoko akamuherekeza. Oya Ruta. Oya ibyo ntukavuge gutyo. Niyo atagufasha ariko nta kuvuni. Ngira ngo urabyumva. Ubu si nimba koko sinzayihambanwa. Sayihambanwa. Ikibazo cyakora saho kiri. Wibabazwa n'amashuri ye ahubwo babazwa nuko bagiye kumuvutsa ubuzima. Bakamugucishaho. Ibyo ndabyumva wampaye. Nakorera mutima wuje amaganya ndasobanura amagambo. Niko Mukamishi. Karame. Aduhereje kakayo gatubikiye ko mboni nigeze kumvuza. Ni mwakire. Ukurakoze inshuti yabeza. Sigira ngo simaze sinumva amaze no gusonzoka. Ewe yamarwa namarwa arahiye ko. Oyenda yisomeye. Isome. Akenuye rwose. Ariko bigumira abagabo. Ko maze iminsi mbona ubabaye. Ntirwarwaga rwabajura baherutse gutarura. Ariko ntazi gushungana ye. Ubwo koko nta soni ufite. Kubona uvuga ngo umuntu w'umugabo ababajwe n'urwagwa rushira bakenga urundi. Kereka rero niba rutakiva muri za nsina zisigaye zimeza no mu nzu. Reko mubyeyi yibarize ikibugusa no kwikibaza abajije ntari bukibonere igisubizo. Umva kandera niba ushaka ko abaza mushakire n'igisubizo. Icyo navuga gusa ngo akabaro kanje gaturuka ku bizazane mfite kandi izo ngorane zikaba zimereramo izindi buri munsi. Mbese ni nka bwa buro bwera ubundi bukimera. Yewe nta gisubizo kiruta icyo kandi n'ubundi nabibonaga nuko ngo abagore twibarisha ibyo tuzi. Ndi umuturanyi sindi umunyamahanga. Ariko koko abagore muranze murananiranye. Bagira ngo umva kamuvamo rero. Reka ahubwo njye kwihera umwana ibere. Umva natubigumira abagabo. Uri umuturanyi ukaba n'inshuti. Maze kumva ko ugomba kuba ufite ibibazo byinshi. Cyakora ngiye icyo narenze ni kimwe gusa uretse ko gishobora kuba giseguye byinshi. Reka wa mugabo ibibazo birakwira. Oya bimbwire tubishakira umuti. Rero burya na badata niko babigenzaga. Kandi burya ngo agahanga kamwe ntikigira inama. Akira ahubwo amazi atavamvugisha amagambure. Barutare nkubwire. Sinjye ndashaka kuvugisha intimba yanjye.
oya ntukabigire. ahubwo nabuze amagambo nakoresha. Mu by'ukuri agahinda kanjye kibanze gashingiye kuri uyu mwana wanjye. Uriya niyo Nzaramba. Nzaramba. Uyu ugiye gupfa n'abazize nyina wundi ari we nyiragapyisi. Uriya mugore wanjye usi. Rwose. Ariko rero si cyo kibazo cyonyine. Hari n'ibindi binshengura. Ibikize kandi. Nko kubizi nahangaha ndi kinege kandi nakurikiwe. Uzi ko ababyeyi banjye n'abavandimwe bose bagiye Bugesera guturayo. Byo ndabizi. Naje numvise ko ngo baba barashiriyeyo. Ntibishoboka. Ugize ngo iki? Ngo hasigaye umukecuru wenyine muri ayo mahanga. Ngo baraze ikise mwo kabyara. Nanjye sindayimenya ni nacyo cyanteye ibibazo rwose. Gusarekeraho. Reka ndavuga. Ngomba kujya kurora n'ibyo nkuru y'insha mugongo ari impamo. Oya nukujyayo ntabwo warekeraho. Ahubwo ndibaza ukuntu nzasiga intama n'ikirwa mu rwuri rumwe. Oya mugabura. Humura ntibyakubuza kujya kureba bene wanyu. Aho nindamuka ngarutse nzasanga Nzaramba kibaho. Reka humura burya ngo hari abagabo ntiyapfa abandi. Icyo cy'umwana wa mama. Ikibazo saho kiri. Uzamuzana sigarane n'abandi. Ahubwo ntukoze. Uzi ingorane mbona? Ingorane aho ziri nahangaha. Ziriya nka zigiye gusigara nta mushumba. Hano yajya ziragira akazi cyura he? Yazicyura gusa. Naho ibyinka narabyirangirije. Utese. Butinze gucya ngo nzishore mu rya nyina murongi. Tishoboka ugiye kuzigurisha ze? None so n'impamba nayikura he utari we. Ahubwo ntanaguhishe. Ninza mu mugambi wo kujya kwiturira yuta. Habisariri yashyana. Aka. Erata. Ndabona umunsi ukuze rekanye kure bye wanje ko byarabyiriwe. Yego sinakugira inama yo guti byawe. Ariko reka nguherekeze nyine ugende ukomeze ubitekerezeho urebe musanga ari wowe icyo kibazo. Ahubwo numva nabi kamere bahuze. Uze kubansezera nta kibazo. Babikorera yase mukagihorera. Oya niko bigomba kumera nta bundi buryo. Sengeye ko bari ndi umugabo ngo wampambiranye n'ikibondo cyanjye. Akada. Maze reka mugeze hano. Hanyuma mukamisha ndamugusezerera aho nta kibazo. Ngaho. Ubwo rero ukuzanye ugende ubitekerezeho nzumva umbwira inama wagera icyo wemeje. Nzagutuma nyine ugiye kuyiziyizi urinda kuntu munsi bamagambo nkayo naho gutuma hu. Ariko wa mugani nzanyoka bucya nzinduka ngiye. Uzumbwira umugambi wafashe. Atakurwanaho nzi. Nintara guherekeza sinzakuburira pa. Oya mbise nukoze mbaye gushimira rwose. Ngaho musigara amahoro. Komera. Ndicumye nuko numva kano kayoga kanangizemo gahoro. Oya ihangane. Ngicyo kiracyuye noneho igabuza ryacyo sindikira. Ski. Aryo kijyana na nyabura nyine. Cyoa. Mwiriwe. Ese ko munyorera? Nta kuka mfite ko kuvugisha ibiguruka. Kandi gashenge nsigaye mbona ugira ngo turangana. Kise nese. Wambona ugatangira ugashyomoka ukamvugisha nk'ubwira kana bangana. Uzi kushira amanga? Ubwo se mbashubuje ngize nabi. Ahubwo yongera simba vugishe. Ubushye umujura ndakeka ko ariho mwari kuntonganya. Mukankosora mukantuza ikinyabupfura gikwiye umuntu warizwe neza. Ikinyabupfura no gushyomoka si kimwe. Ubundi umwana agira amagambo mukwiye. Yayarenga akaba yigize umusaza w'inararibonye imbura gihe bidakwiye. Ariko nagira nte kugira ngo mumenye ko ndi umuntu nk'abandi. Mva mbese. Cya kuvoma amazi nayazana mukayanga kuyanywa ngo ni ibiroho. Ngo waratangiye. Natori inkwi muzi cyane ngo zirimo imiko icyo nkoze cyose ngo ndakungura. Ariko sinakubwiye ko ari nta mwuka nifitiye. Nyamara ya rintegeye cyangwa kayigire ntawe cya arangwaho ikosa. Mvanira abana mu kanwa. Nimureke kuntwama nimumbwira icyo nacumuye maze munshikira unoye guhora nitwa icyohe boshye ikima cyanzwe n'inzuki. Ubwo suratera imbabazi cyangwa urashaka kuntuka. Rwose simbona impamvu naba ruvumwa ngo muvugirizwe induru mu rwa data. Sinakubwiye ko utwo tugambo ucurikiranye ari two tugiye kuntera inzoka. Siwe ndumva ikirungurira giteye. Isa Minatinye kuvumaye. Ndinga ndaje. Fata kabindi di. Nibyo fata kabindi ujyane n'abandi ujye kuzana amazi. Winsiga ndaje di. Sikiwa. Maze akanya ntakubona hari inzoka yacurama. Ariko ye uriya muhungu niba atari indyarya n'igicucu. Buriya rinze agira hari yataramenye ko umwana wundi abishya inkonda. Yewe.
nuko nyine umunyamugisha adakubitwa n'inkuba ubundi mba naramugize uko nshaka. Nyamara nubwo nirata uriya ucecetse wihorera ibintu abibona yenda niwe mubi. Uriya muhungu n'umugome we yakwica n'umuntu. Kandi koko ivura ihoze ryotse inzu. Iyo mbimenya nyina kimusiga izi mpungenge ntiziba zindangwaho. Ubu ababorera ikuzimu kwa Nyamutezi nanjye nganje mu rugo kwa Bigumira abagabo. Ugize ngo wa mugore ugize ngo ese weriwe iki bantu sobanyu uje umaze kuvuga nakwimvidi. Nari ndiho mvuga ko hari abazimu batwugarije bakaba ari bo baduteza aya makuba turimo da. Amakuba kisi ese koko nk'ubu bene wanyu b'Ubugesera baraziriki. Ahubwo banza twaratinze guhanuza ndetse bikaba byanatuviramo ibindi. Rega ugiye ibitekerezo byinshi. Naganyira ngo ijya basokuruza warabinyeguriye. None se hari undi bireba. Yewe ubanza ibyo nyubikije ari byo koko. Abembe ngiye kuruhuka mbitekerezeho. Ndetse nta nicyo mbitekerezaho kindi. Kuko ni hahandi ejo nzajya kureba wa mupfumu wakurya hariya bugufi mu kabere. Wowe mupfumu. Ntuza Nyiragonga Nyiragonga. Nanjye hinga mbe njonjoro tudushyimbo nzabone icyo ntera muri ya ntabire mu gacyamo. Nibyo gerageza. Yangiye kuba nanirambara rero. Ndebe inkoko mbe njonjoro. Umva ko ngo na nyina wundi abyara umuhungu. Uriya ngo nizamagabaza ubwenge. Nyamara Nyiragapyisi w'umugore ndamuburagiza n'umuhungu we nkababuze pfo na ruguru. Narabatanyije baciye kubiri boshye nk'utaye umuziha. Nziyegereza akayigirana ntegeye nibo burabwanjye abandi nabasanzaha. Bigumira abagabo ariko aracyanteye inkeke. Sinzamubeshya kabira atarantahura. Ndamuzi ni inkuba. Umunsi yankubise nkongo bazisasasa inkoma. Mama mwiriwe. Ese mwiriwe heba ko nabategereje ngo mbagaburire nkababura. Rega twariho dukina umupira hara ku muharuro. Nageze aho ngira ubwoba ngira ngo inzara yabishe. Rega ntacyo bitwaye. Aho twari turi inzara ntabwo twayumvaga. Kandi buryo iyo umuntu ari yakina yumva yishimye ku buryo no kurya atabitekereza. Mbese uzi ibyishimo umuntu aba afite ni nka bya bindi byanyuyeho muganira n'undi mugore. Ariko abana bubu ubibwirwa n'iki se? Simbabona se. Uzi iyo muriho mushimana inzara mwembi mwatamiriwe n'inkuru. Koko se burya noneho muba mufite ikibabuza kurya. Dore nzaramba avuye kuvoma. Kanje kwikiza icyuya. Enda nuri iki kibindi shanege. Amaze shi umupira hano taje. Enda shanda vunika je. Niko Nzara ko watinze. Ubuse natinze. Watinze nyine. Mbara wagendeye abana bagiye gukina bakarinda gutahuka. Naho ushinyitse imikaka iyo kwiriba na mwene Secyugo. Gaho se nikiyasukira abana baje kwiyuhagira kibone uko gisubirayo kuzana yinka. Ariko nkanjye nzaramba nzagira nte. Ntabwo nteze kuboneza niyo natekubira igashye. Ndumva maze gucika intege. Kuko mbonye kubera iki? Kabindi niko kakuvunye. Kuko mbona ibyo nkora byose ari ugucurangira abahetsi. Ndumva n'inzara imereye nabi. Muheruka kugaburirwa ejo bundi. Naramabuye. Ariko nzaramba kukabyaye ejo ntiwariye. Nanjye ryo mwana wanjye. Ariko ndeba mwese mundeba nabi da hinga nge kubagaburira. Ntege. Karame. Nawe Kayigi nimuze mbaho ibyanyu. Dore kwa muganga babategetse kurya imboga gusa. Yewe. Sezambehe zanyu zirihera. Yahari. Yo kuzana nanjye yanyu. Ngaho nimuze mbagaburire. Ariko kiwe se umbaye wande koko. Basize inyuma nk'urugi pe. Yewe shaho nukababazwe no kutagira nyoko y'umuhemu ngo agute mu rugo wenyine ngo ajye kugaburira abana be gusa. Nzara dore ngaho ryibyo abyo kandi nukuruhira nyane. Yamaye nka data. Mama ajya kunsiga ngo nta myaka 2 nari mfite.
ana namumenye ana n'intimba bidatekabira data ashaka undi mugore wahageza ndazi ndaro mbi ndemera ndarabutunda sinahigima hanyuma ndetse atangira no kunteranya kwa mbyaye maze ibyo byose nkabireba nkabyihorera nkabirenzaho uruhu rw'amazi ariko ibyo mbonye aka kanya biranshobeye iyi modoka igenda nta mushoferi nciye intege mbega imbehe iyo ntayizibukira ari impitanye nayo kandi je mbona ugusera sabahini nagira ntese ko nagira nyogokuru cyangwa sogokuru hafi ngo mbasange mbatura kakababaro nta mwene mama ngira ngo tuyaga imibabaro ona nifite nyina wundi yaramwivuganye ntabwo ninjye urariwe nta mwene wacu nabona nifite sinzi niba bakibaho ahungu umwe ariko hari n'ikindi kimbabaza nuko data twari dusigaranye asa nk'uyingi bagize imiruho yanjye n'akababaro yego arankurira ndabizi amaganya yanjye turasangiye ariko ndayibanza arayimpariye ubu koko yabura n'igitoki aca mu murima ngo akimenye iry'imineke amwe dore ko uriya araje yarasanze muvuga nabi ko atanyitaho ubanza yanasinze ndabona atemba uri butejaho nzara nduzi ndaho ntugasonze inzara niyo mbi ariko shaho tuzi hari ikintu kikuniga wanze kuvuga bwira ndetse ubiniga wampaye ntacyo akira soma no kuri aka gacuma nari nkazanye mu ikoti murakoze nizeye ko mukaso na bene so badahari umva vuga amahoro barimo da hanyuma se kuko badakoma bahugiye kuki bahugiye ku mboga ngo muganga yabategetse ubuse haraho mbahishe humura nasinze ariko sinanyweye urumva nzi ubwenge gusinda no kunywa si kimwe kandi umuntu asinda iryo asangamo ngaho subiramo binego gusinda no kunywa si kimwe kandi umuntu asinda iryo asangamo upfanye ubwenge shaho mukasi yakore kukiga wandikisha ikaramu no kwandikisha ikara ariko nawe mwihorere iminsi iramubona naburiya twabyaranye banamaze kubica umutima w'ababaye babajeyi ngo bazatungwa n'imboga gusa da nyamara se simbona wa mukobwa batazi no gukubura mu nzu yewe simfuye nabi nanubwo n'urushako nanubwo n'urubyaro yewe koko harose nabi burinda bushya sha nuko kwiyahura biguma nishyano koko ariko sinzagwina mazambwira ariko tujyane hajya sha sinakubwiye imigambi mfite ashwe da ubu ndashaka kujya mu Mugesera gusura bene wacu urumva bari ahantu hitwa ku Ruhuha bagize ibyago nizeye ariko kutazatinda ntabwo nemeza yuko nzahita ngaruka kuko nshobora no guhita nturayo azaba ngaruka kubatwara kera urugo maze kurushinga rukomeye ubuse usizeho rwose mwana wanjye sinahita nkujyana aho hantu kuko indwara zaho numvise zitaguhagarika bahameze nabi nta musigaye ariko ubuzima bwanjye bushobora kuba burangiriye humura ntacyo uzaba yewe sinzi nubwo imyaka iri mu murima ibitoki bikaba bigwira inkingi nzabicaho nishe n'inzara humura wigira ubwoba ibyo nari narabizirikanye nazanze kugusiga ahangaha hari uko guta mu muriro bitamo kugusiga kwa Rutare umuturanyi kandi inshuti y'amagara ndazayimukira umwana yarabanye na se na sekuru kandi ngira ngo uramuzi ni inyangamugayo cyane rwose oya n'umugore we n'imfura hapimwe n'ibigage humura ntabwo uzongera kwicwa n'amazi bazagutunga ndabyizeye niyo nahasonzera ariko bakamvugisha neza bakanyita umuntu simba ikintu bakampa icyubahiro tureshya naceceka ngatuza ngashimira Imana humura ibyo byose uzabihasanga Rutare ni Rutare koko urumva ese ni umugabo ukomeye ntajigajiga ni nka rwa Rutare rwa Petero mu Ivanjiri rumwe ngo Yezu yashinzeho kiliziya ye ntugacumbagire rwose yewe dore ndabona mukasaje reka tube tuyahiniye aha
ese aya magambo meza umaze kuvuga yerekeye ivanjiri nayahera? Ariko numvise asa nkayo kwa mutagatifu Isayasi ntumwa. Niwe ukunda kuvuga urutare shenge we. ubwo se uheruka mu kiliziya ryari? Yewe amagambo yawe arerekana koko kuvuga ibyo utazi. Si wewe mbwiye wa mwana we dore ko bita mu mata nk'isazi. Nanjye se we nshubije. Ariko rishongora ye. Ndamazi. Yewe nduzi warabaye umushumba. Iyo ukoze ikaramu mu ntoki rimwe ntawe ari kugukira. Ningusaba kunyandikira uzange. Umenye kandi ko nta mwanya ngifite wo kuvugana nawe. Ahubwo nigiye nataye ntukanteze yombi kirambabaje. Habe nifatira utuntu twanjye nigende. Tega nibigutangazaga mugore. Byari mwe ko kubisa mu gihuta mubishije. Ngo ntamubishije? Cyane rwose. Kandi we nanjye ndakumenyesha ko nzindukira Bugesera. Mubikize. Usibirengagije ibyago bagize. Usibye n'ibyo kandi. Uribuka ya magambo wanyibukije yerekeye urupfu rwa data n'abavandimwe banjye. Sinabonye se waratereye agati mu ryinyo. Reka da. Byo nagiye guhanuza wa mupfumu nkeriragonga. Ambwira ko insinzi ari ukwimukira Bugesera. Ngo twimuka? Kubera iki se? Ngomba guterekerera mu gicumbi data yaguyemo. Kandi ngo bitabaye ibyo ngibyo twese twazima. Ye? Nizeye ariko ko uzagaruka vuba. Reka da. Agahanga umugenzi kabe yagiye ngo usanzwe ubizi. Sinzi uko bizangendekera rero. Cyakora cyo ndumva nzabanza kubaka. Kazabanza kubatwara mfite aho mberekeza. Nanjye ndigendeye. Murabona musigara amahoro mu mboga zanyu. Erega ndabyumva ubwo muradutaye. Ahubwo nanjye ngiye kwiryamira ejo nzashobore kwibatura mu gaseso. Neza. Iryavuzwe riratashye. Bambwiye ko nzarusigaramo none inkuru baye impamo. Asyi. Kandi buriya bibwiye ko bampimye. Ibagende. Tegena kayigire nanjye nitunanirwa kwitunga tuzagende dupfe. Nibihute. Nzajya nkwa ruriya rwagwa n'abana banjye. Maze ntumire n'uwo nishakiye turusangire. Ndetse ahubwo naturiya tugabo basangiraga tuze nduhake tugitumpa imibyizi. Icyazampa gusa ngo hagiye azahereyo bityo ibyo nyirabapfumu yandaguriye bibimvaho koko. Ese none yaba yanyumvisera? Yankuramo iyo kotsa. Kandi nkunguzi y'inkwari shoka gaca kayirora. Cyarya Mbeka yigi. Kayigi. Urakubyuka nuzuko turusigaramo twenyine. Kandi koko ujya gucya numvise data dusezera ariko sinamenya hagiye. Waruzi ko Nzaramba yaratorotse? Nzaramba nta kiri hano se. Uratangazwa n'iki se? Si wonanye ko mwamwirukanye? Tumwirukana? Yo mutamutera hejuru ngo aburi inkingi yegamira mu nzu yase. Ubu ntaba kiri hano. Ni mukomere maze suki bahine mbarura. Darizo naki nkizo umuzungu gaye. Ntiwamenya kavuka kwabigumira abagabo. Nzaba ndorada. Ziramaze uragira ngo njya kwiga mpinguye. Ntere ntabire intoki zanjye zibi bikoha nk'iz'abapagasi. Umuntu nakazi ashinzwe di. Tuza niga kaminuza ntiyavuga ariko. Umurimo no guhinga byakunanira ugashakira handi. Ibyo gutonera urwara ukoza akarenge ngura umunyeshuri ntibigikora. Reka ahubwo kababone. Nyamara ibyo uvuga ntubizi. Maze nkavuga kagasubiramo. Fata isuka mwana wacu. Shira ubutuzu ushenguka imbavu. Ucanira inkono cy'amaso usigarurira injori. Nizeye ko uzahita ubona icyo Nzaramba yarabamariye. Nyamara nawe utikuyemo. Wari wasurukwe kuva ukivuka. Ntiwiswe ikibondo kuva ukivuka kugeza ubu. Hari umurimo uzi gukora. Mbese ngo karavuga. Niba ntaramenya kwatsa muziko nkaba ntazi no gukubura neza byibura nzi guca imyeyo. Hanyuma se niwe yicaga ubone Nzaramba akayikubuza. Aho noneho ntugiye gusubira kucyo wanze. Dore na nyuko araje abyumve giye ntacyo ngihisha. Ukwiye guca muziko ni gushya. Bana banjye ibyo ni biki murimo? Dore urugo turusigayemo twenyine. Nzaramba na se batubishije. Bandi muziko ari bo baduhingiraga. None ubu nitwe ubwacu tugomba kwirwanaho. Murabiyumva? Ugomba kwirwanaho nyine sibyo navugaga se. Dore ubutaka burahari muze tubuhinge. Twirwanira ishyaka maze tukungahara umwanzi y'ikinyamenyo. Muracyari bato ndabizi nimwashobora guhinga neza. Ariko ntacyo bitwaye nzajya mpumupagasa gakondwe kudushyimbo cyangwa udusaka abaruhuri. Nyamara nge sindimo. Ndetse na rwagwa bigumira abagabo yajyaga inshuti ze kubusa. Nge nzajya ndugurana imibyizi. Karabaye pe.
karabaye. Use ko njye ntararangiza amashuri nzabifatanya. Murakomerewe ye. By'amashuri byihorere na mbere bene amashuri baba batanye n'imishike kandi ryari cyo nanga. Ndeka kwigama. Uzawiyigura cyari muto. Simbona n'abakecuru basigaye bigafaye. Imirimo yabaye myinshi yabanze wo kurya. Ariko ugiye kugeza ibyo murimo muvuga byose simbyumva. Mujye kwirukana umugabo n'umuhungu we ntimwangishije inama. None bimaze kubakomerana niho mbimenye. Ugize ngo ikintege. Wimpamye icyaha ntakoze wa mwana we. Dore ko abana bo mutakigira isoni. Ubu nanjye mfite icyanjye gitekerezo. Ikihe? Erega ntabwo nkirukina. Ahaje ubwanwa haba hanze ubwana. Dore urwo narindiriye. Noneho no nibyari yagiye kuntuka. Sinabigira mubyeyi warandeze. Umpibere ndanezerwa. Aho ngeze hane uhangirije. Ariko ho mariye guca kenge. Nkabona waciye kuri data. Asigaye ndeba akazunguza umutwe. Yantumigishije nkago ngo warambushije. Kuva ubwo nawe nahise ngutinya. Koko mwana wa? Nitegereje neza ukuntu burabuza nzaramba. Umubuze pfa na ruguru. Nkabona ko nanjye nubwo wanyibyariye. Amaherezo y'inzira yewe nzabandora nimwe na rumashana. Ariko abazimu baha ntawe barenga. Ugiye kubyitirira abazimu noneho. Ubonye abagukoreraga bamaze kuguhunga. Utihinga nabo nabyaye mbagira baje. Singiye kuzagwa mu ruhavu nirenze itaka. Ntabana mpingira. Abandi bahungu tungana ubu nababoye Kigali. Bararya urumesa n'umuceri batahinze. Bakabagira ko n'ibifaranga. None nanjye ngo nishikare n'imishike. Data. Nzabasangayo. Kari sikera nejo. Urumva? Umusibo nejo. Ahubwo reka nje kureba wa muhungu nzakira nte duhana umugambi wa tuzanyura. Ngaho mwirirwe. Ryangombe rya mama we bimbigize nte koko. Wiringirije sirika kubyarira umwe ngo koko. Nyakwicwa n'umuruho biri yakoze nibiki. Ampaye amenyo y'abasetsi. Nzaje guhamagara bigumira abagabo garuke se. Oya sinabona ikihangeza. Nzaramba we nzaheba n'ipfiri. Kayigire ntazananirwa gucukura kanogo ngo arenzeho agataka. Ariko reka nayo kwiheba yenda ntegeye gashyiga izashyira imushigure. Mwana wa rega wapfuyemo umukozi. Uzi kubangura isuku ukagira ngo nibigumira abagabo bataragumirwa n'umutima. Yewe uhinga byari byiza yaba bitateraga amabapfa. Dore intoki zanjye zimaze kuba amaraso gusa. Ese ubu umuntu azamara ukwezi ahinga yikurikiranya abaho. Ceceka mwana wa. Kereka nkamwe mwarendegejwe n'amashuri. Ibyagutunze ukarinda ungana utyo ntibyavuye kwisuka. Ahubwo nk'uko umuntu adahwema kurya ntagomba no kuruhuka guhinga. Yewe reka njyewe minze umunsi umwe ariko ndumva nshoboye. Reka ihangane. Nihangane iki? Dore ndakubita isuka nkenda kujyana nayo. Narajya kuramo n'urwo rwiri. Yewe nakuri igitaka nkenda gusubirana kinyuma. Uwo muzashyira umenyere. Ntubona mukakarisa ko wabitugangando ko asigaye azi guhinga. Yewe ntabwo. Mbega urwiri. Nawe kandi nubwo bikigutonda ndoze utangiye neza da. Dore jya usanze ayo mayo gikura mu urwo rwiri. Ahubwo komeza gusama zimishiki tuyishikanure. Yewe reka njyewe ndumva ntazabishobora. Oya uzabishobora. Imisego ibiri ntinanirwe gufuka. Kandi uzabura batuzitunga. Burya bajya inama Imana irabasanga. Yewe ndumva naniwe waba aruhutse. Yewe reka tube turuhutse. Ariko njyewe ibibazo biracyari byose. Ibibazo kise kandi. Sinumva ukuntu nzajya nzinduka mu bunyoni ngakubura. Narangiza nkajya guhinga hanyuma gasubira inyuma ngatera n'inabiri. Ibintu byose nakamenyero ga uzabishobora. Nk'uko iyo myate n'abaga nzabihonoka. Mwana wanjye imfura inyuze hane yariye. Kandi twese dutunzwe n'isuka. Ubwiza si umubiri. Uriya mukobwa kubw'inturo ntiyabonye umugabo. Nawe rero icyangombwa no kugira umutima utuje, huje ubugwaneza. Amara ibyo ntibigikora. Ndozi nyirababiri yagiye iwacu di ubanza azanye imbuto y'ibishyimbo ngo muguranire nyiramacumu. Ahubwo henga nihute ndasanga agiye kuyigurana ahandi.
none nasaga ntaratsura iki kivarantuka kandi nduzi Kayirebwa aje kundamutsa ari burungomesha ambwira amakuru yasigaye akora ariko ukuntu hakomeye. Ego Kayigire ese ma waratse kwiga kugira ngo rero gushikanura ibishike abanda mugira amaboko ese uraho neza eza kozwe iteka tumiwe. ego none se wari kugira ngo ngirene njye se wari wanze gusa nawe nduzi shenge wowe umaze kuba inzobe gusa se biracyaza da ese byagenze bite ko kera twahoze dusa ariko ubwo nta soni ufite zo kubaza umukobwa wo mujyi ikibazo nk'icyo yewe abanyagiturage mumaze kunyobera kuko ikibazo nk'icyo kugira ngo nkigusubize kirekuje nkajya kukwereka aho bikorerwa maze nawe ibyo birangiye ukaba witaburiye mu gitaka kugira ngo bitabike mu rukweto rwa congo ubona se runambaye ko rureshya ariko ubwo se urabona nasiga mama wenyine simbe mbaye ikirumbo noneho se ugiye kuvuga ko ndi ikirumbo ko nasize nyogokuru mu nzu nkagenda se ubwo se urumva waragize neza cyehorere ubu se yabonye ngarutse nta nyakirano bwuzu yishimye ngo umwuzukuru we yarakize yambaye isaha ese nyine di bibaye igihe ki ndabona yamaze kuba 4:30 naho ubundi ikibi ni ukugenda ugiye ntuzasubiza amaso inyuma iyo ugarutse kubasura aho bakwishimira kurusha uko mwabaga musanganywe ariko ubundi waje tukajyana ko ari umuntu wari wantumye umukozi maze ukakira mishike koko ndamutse nje ariko najya muranza gusura mama kuko namusize mu kababaro kenshi. Wishidikanya kwino tugende yewe ntibizakubuza kumusura ubu se njye sinaje ndetse rwose uraruzinze twenda twawe mu gitondo karekare ndaza ngutware umenye kandi ntihagire n'inyoni irarimenye. Deme ejo nzaza tugende ariko disi nsize mama mu kangaratete wowe se negeye yaragiye nanjye ndamukurikiye eski ariko imirimo yaha nayo yanesheje umutwe sinayishobora ariko bazamaramo igiturage rwose kibashiramo ryari ibyo bya mama wawe byikuremo ahubwo mu gitondo sange witeguye tugende umenye kandi ntuzankereze ngaho ba wiriwe ubwo ngubwo na mu gitondo wirirweho ndazinduka. Ese noneho haramutse hatera uyu muvumbi turawukizwa n'iki noneho nakaga ko gumenya kagandaye ndabona katakubuye wasanga kabyutse kakisubirira mu buriri reka ariko nkabyutse kihangane gapfe gucisha utweyaha imbere y'umuryango turebe ko twajya guca iyo kiriya kivura kitari isuka. Kayigire wabyutse ma wabaye iki cyono byuka ihangane turishanure yaba yagiye kuvoma se ese none nawe yaba yagiye ko numva umutima usimbuka yewe badata we agomba kuba yagiye dore n'imyenda ye ntayihari Bikira Mariya mbigize ntewe mbaye inshike narabyaye umuruhuranze umbereye umurage pe Imana inkuyeho amaboko hindutse impyisi yo mwishyamba nyamurya abana mbaye wande se ryangombe uru Rwanda ni runini ariko mbuza aho nshinga ibirenge wowe ese ko ndebe hacuza umwijima waba ari wa wundi uzabanziriza umunsi w'imperuka Mana umuriro witekanira ukoreye ubuzima bwanjye bwose niwo nateguraga nanze umwana muhora ubusa nanga se bamaze kuremba barampunga none nawe nibyariye nayo naratonesheje ngaho baranyigaritse ubu umuriro utazima nawe utangiye kereka we Nyagasani nyiri bambu bayi wigijeyo ukampa kubaho nkabigushimira noneho nyiragapyisi ndahejeje bayi wande Mana y'u Rwanda we gongo warekanye Anyenya yinda nameze inkozeho yo nayimera simba nagiye guhiga tudushaza twanjye mwoka byaramwe ariko sinumvura reka ariko mfe kutwanura
no cya kigozi kimvanyeho. Yewe muvu nushaka wijyanire nanjye sindiho. Kagahene kangira uburaro agatsinda ku kiziriko. Yaragapyisi ndahejeje bindangiriyeho ye. Buza imyaka, buza amatungo, ubyarurwo n'urwo nibagiwe. Yo buza byose nk'ingati imenye. Yego ko umugore utarigorwe. Babakenya bantemagurira urutoki none n'inzu bayibomoye. Ese kuki batahasanze ngo bahansige n'ubundi ko rige bashaka ngo babone uko bazungura. Yowe noneho umusonga wamita. Yowe noneho uyu muvunda wuhungiraho mwuka byaramuze. Bawucira icyuho kisiga bakisanga nk'uko mbaye. Ese bati uyu ni umuvu cyangwa n'igiswi yahayobeye. Nkungiye hese bakobwa mwe ngiyeho mwuka byarama. Reka mve kurira kano gatara uko kari burengerwe. Ese nakagasambi bagatwaye noneho umusonga urampitana nta kabuza. Yowe irahise ariko nsizaho numva. Ko nshimye ko ntagakwise niyo nkagira nari gucana mu isayo. Ubuse mwuka byaramwe. Ubuse nyagende mwuka byaramwe. Zani nka sutaransuye nabuhezemo. Ariko subundaguma ha. Oya babakenya bampushije kumanywa sinabakira. Muka bigumira bakako. Ese mwamenye ko imvura yahisera? Ese ninde? Zane nka. Ese uraho Zani? Hiti sike wa mubyeyi ko ntaho insize. Ngaho nawe njere wirebere. Yego mwabasindimo. Yiri imvura gusa cyangwa n'intererano. Yewe igomba kuba ari indogano. Ntabwo numvise imivu yashenye nka. Yewe Zani. Yega. Imvura irarengana nzize rubanda. Harya ngo narwarutoki rwaye ngo bararwararitse. Ninjye ubizi wa mubyeyi we. Uko ndeba uko ninjye bashigaje. Yewe niwe bashigaje koko. Wese amaso ntaguha. Ya miti buzi hari n'umwe ubona. Yewe baragufite. Uriza abo bakenya ngo boye no kunsigira gasambi ko kwiyorosa. Bazi naho umusonga warungejeje. Yewe kandi koko wabuhezemo ariko umubino wabimenya. Ngo bibwirwe nande se. Naho mbimenye nagiye kuza ikivura gihita kisuka. Uravuga iki se ko naruhiriyemo nkabura kivurira. Nabakantabaye babona nabuhezemo bakanshuza. Umva nawe. Ese Zani uruzi ngo banshira ibitoke bamara kubitara bagahindukira bakahoka insina bagatemagura. Baba bagome barakanyagwa. Niko ye ubwo sigiye bashakaga. Niwe bashakaga rwose dore ubu ntaho baguhishe niwe bashaka. Yewe muko ukunde umuzuke nuko ntaho nzukiye. Biragaragara shenge uko nge numiwe rwose. Ubu se niyambaje ndiko na murumuna wanjye warungejeje aha ngo yabuhezemo. Murumuna warakugejeje aha. None se ko mwantaye rega ntabwo nabimenye. Iyo ntagira kana yanyohereje ngo kajye kanyakiriza muziko. Ubu mba ntarageze kuzimu nziza uburwayi namurenguzi. Usenya busa. Rikije ko munabwije rwose. Ndiko Zani. Namwe twabanye. Uko ko murareka bansinde muri iri tongo. Oya. Umva nyiragapyisi ndabona ibintu bikomeye. Iby'abagabo rwose ntiwabyifasha wenyine. Mbigenze ntese. Ngaho nawe ngira inama. Inama ntiri kure. Uru rugo n'urwabigumira abagabo. Kandi umuhungu wari ino. Nta kindi rero ihutana naho ujye kwa Rutare. Rwose umukubita imbere umubwira uko ikibazo cyawe giteye. Ngo kizani. Nyiragapyisi kwa Rutare. Arakumva. Ahantu meruka gukoza ikirenge nyirongorwa. Eka ntacyo rwose ugeyo. Umugabo uvuna ubuga wayigaramiye. Nabahinguka imbere mvuga iki? Oya rwose ugeyo ntacyo. Umuti nawe uri. Rutare n'ishusho yabigumira abagabo. Urumva rero ko atakwemera kubona iby'imbwa zibirwaniramo. Nge ndabona ari bugufashe mu kumvisha Nzaramba ko agomba kukuramira ibyasi. Yewe Zani. Namungiriye nyanze.
naba niyemeje gupfa nka buri kirago ndetse numbika. Oya nibyo ugeyo. Rutaraho muherukira yari umugabo wumva ibibazo rwose. Nibyo rwose ngiye. Ahubwo ngaho ndanigendeye. Ngaho uramuke. Uramukeho. Nanjye ubu ngiye nta kundi. Ubwo nzabamenye uko byagenze. Mwabahanye. Kwa Rutare muraho. Yewe uhamagara. Nimufungurira abashonji. Erega komeza uze ntiduheje. uriya muntu yamugore na Nyiragakiza. Muraho. Ese ko watinze kwiremba? Muraho neza. Muraho. Yego, muraho Muraho neza. Yego. Bakomeye. Yego. Nzara uraho. Muraho. Yego. Ese ko nduzi musa nabanyobewe. Ngewe Nyiramiruho nari Nyiragapyisi kera nkiri kumwe na Bigumira abagabo n'abana be. Ntabwo twakuyobewe da. Ahubwo twariho twibaza wakurangiye hano. Kuki se? Kuko utari usanzwe uhagenda. Twibazaga kandi n'ikintu gishobora kuba kikugejeje ahangaha. Kubona ari ubwa mbere ukoze ikirenge muri uru rugo kuva igihe wagereye ino. Yewe gise. Babyeyi babyaye ni koko rwose biratangaje. Kubona ntinyuka nkaza muri uru rugo. Ese undi wari wararuciwemo nande? Ibyo ni mu byihorere, ahubwo namwe birabereka ko mbabaye. Babajwe n'iki se mubyeyi? Uyu muhungu mubona aha murabizi ndi mukasi. Yaje ampunga namugeze ku buce. None ubu nduza amaze kugarura kabiri. Gira uti ni umugabo. Babyeyi, uyu murora naramuriye. Yacyura nkamwohereza gukura ibijuba. Ubwo ariko ngerageza kandi no kumuteranya kuri se wamubyaye. Hashize iminsi nibwo we na se bampunze, nsigarana n'abana banjye, none nabo barantaye. Erega nawe yari umwana wawe shenge. Uwo mubona ndi hanze. Inzu bayinsenyeyeho, urutoki rwose navuga batemaguye kera. Ibyo kandi bakabikora bansonga ndi ikimuga naraheze mu buri. Ariko se mu magambo makeya uzanywe n'icyano. Yewe ko kumaze kabirabone gufa ry'umungu. Mwana wanjye ga nabuze aho mbihera. Noneho nanjye ho nabera mbaye umwana. Ni wowe nshigaje kuri iyi si ushobora kungoboka mu kaga mfite. Ariko aba bite Nzara? Nimureke nisekere. Oya mwana wa, byibura n'imfu zangurira ikirago. Umpambe ngende gifite akabanga. Abana bawe bazaguhambi. Yewe sinkubwire. Ubanza byakomeye koko. Uyu muntu utinyutse akagezwa muri uru rugo niyo nkuru. Nuko amagorwa yamwugarije. Ibyo byihorere wa mubyeyi we. Nuko nyine umutemeri w'ishavari ijosi. Ubundi wapfundura akabereka mwahita muzinuka ikiremwa muntu. None se uragira ngo nze nanjye nduhe nk'uwo wawe. Ubona rushyushyuhe urahagije. Genda umunsi wapfuye nzabanza nture mu isambu ya data. Naho kongera kwihanganira kubana nawe. Bindi kure nk'ukwezi. Oya mwana wanjye, wiganye ikibi ntaba kirusi. Umaze kubona isi maze kugutera sentiri none ngo ninzi. Genda uzibane nanjye nzibana. Sinzi byejo n'umwana w'umunyarwanda. Kuko ni Nyiragapyisi wazamwe no guhendahenda Nzaramba ngo amutabare. Ngo amutabare kayigire na ntege baramutaye koko. Yewe ndabyemeye koko agakambyo gatega u Rwanda. Erega ababyeyi byibatangaza iminsi n'imitindi. Koko pe. Ngo yongera ntiyari ijambo nuko iza munsi mubi. Nanjye yo ntikuraho amaboko ubusimba mfuye nabi. Erega ngo ubwenge buziye mu mvi buramira bike. Ubarabimenye mbere. Ariko shana ugashogoranya n'abantu bakuru. Ariko se koko Nyiragapyi. Ndakumva. Uwo mutima ukwibukije Nzaramba ubukuye hehe? Bantu mwe wajya wona icyararira ubundi agasingiza Imana akareka kwiteranya n'abantu. Koko. Maze umunsi w'urupfu waza akitanga atizigamye kuko nta musimbutsi warurenze.
aho uravuga ukuri. Cyakora cyo Nyiragapyisi ntacyo mfa n'ingorwa, nzabakira waje gushaka ntumubonye. None ngire nte, ariko icyo mfite ndakiguhaye. Hari akaruri kariya mu gikari kabagamo ihene zanjye, none nazigurishije zose. Kuva ubu rero ndakakweguriye, guma ahangaha ukiberemo. Icyo nzarya uzarya icyo, kandi nupfa nzarambuye azaguhaha. Azihambe ntawe nzahamba. Oya sha, oya reka ntukavugure. ntukavugure. Naramemukiye. Naho kuvuga ngo umwana naje mu matongo kandi yaravuye mu rwuzuye, je ndumva atari byo. Ntabwo ari byo rwose. Oya ntibyaba. Bose muravyemeje bizabigumira abagabo bizazungurwe na rubanda. Ibyo nyine nawe urabyumva ko ntashobora kubyemera kandi ndi umugabo. Ariko nanone sinapfa gushora umwana mu manza nk'izo kandi sakiriho. Ahubwo uzi ikintu ngiye gukora? Ubu ngubu ngiye kwihutira, ngiye kubyihutira reba ukuntu nanyarukira mu Bugesera. Nshaka bigumira abagabo musobanura uko ikibazo giteye. Iyo ni inama. Mubwire uko ibyiwe byifashe, hanyuma tubishakira umuti. Kandi ushatse wabyizera ntabwo bizatunanira turi abagabo. Oya bigumira yari inshuti yacu, ntabwo twamutererana ngo ibye by'inkungu n'ibise. Maze nta kundi je ndumva icyemeza ari icyo ngicyo mukamira. Ndabona he nahinda se. Mugerageze mushaka udukwi. Oya nta kibazo, muhatunganye. ngiye kubireba. Ahasigaye ubwo nanjye ikibazo ibyo gushaka bigumira abagabo ndabyishingiye. Murakoze.